Amahoro y'Imana nabane nawe. Imana ya Yakobo ni ukuri kwiyereke. Uyu mwanya tugiye kongera kuganira ku mumaro wo gusenga twiyirije ubusa. Uyu munsi turavuga ko gusenga twiyirije ubusa byirukana abadayimoni bakomeye. Buriya abadayimoni bose ntibaba ku rwego rumwe. Hari n'abadayimoni bakomeye bakakaye. Reka dusome ijambo uri muri Mariko, ubutumwa bwiza bwese ko bwanditswe na Mariko, igice cya 9, duhereye ku murongo 25. Yesu abonye iryo teraniro ry'abantu rimushikiye biruka, acyaha dayimoni ati, yewe dayimoni utavuga kandi utumva, ndagutegetse muvemo ntukamugarukemo ukundi. Arataka aramutigisa cyane amuvamo, asiga umuhungu asa n'upfuye, bituma benshi bavuga batarapfuye. Yesu amufata ukuboko aramuhagurutsa arahagarara. Yinjiye mu nzu abigishwa be babonye ko biherereye baramubaza bati, ni iki gitumye twebwe tutashoboye kumwirukana? Arabasubiza ati, bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Haleluya. Hano Yesu yari yagiye ku musozi gusenga, ajyanye na Petero na Yakobo na Yohana. Agezeyo ngo isura irahinduka, Mose na Eliya ngo barababonekera, ngo n'ijwi riravuga ngo ni umwana wanjye nkunda mumwubahe. Hanyuma muri uko Yesu yari arimo ahinduka ukundi arabagirana, hasi mu gasantere aho ngaho intumwa 9 zari zahasigaye, abigishwa b'9 bari bahasigaye, bari babazaniye dayimoni wigeze akaraha kajya. Ngo uyu mwana w'umusore dayimoni zari zaramufasha akiri umwana. Ngo dayimoni yamufasha akiri umwana ngo yari mbi cyane. Ngo yari mbi cyane kuko ngo yashakaga kumwica. Ngo aho amusanze hose iyo yamufataga yamuturaga hasi, akamubirisha ifuro, akamuhekenyesha amenyo, akamugagaza. Ngo kandi uwo mudayimoni ukuntu yari mubi, ngo yajyaga amucunga agiye nko kuvoma ari mu mazi akamuturamo kugira ngo amwice, ariko kubw'imbabazi z'Imana uwo mwana ntapfe. Ngo niyo yacungaga yegereye umuriro yagiye nko gucana mu ziko, ngo yahitaga amuturamo. Urumva umuntu warwaye igicuri yahitaga atera ibiryo imigeri bikamwiyubikaho, akitera imigeri akagwa mu mashyiga, ariko kubw'imbabazi z'Imana ntapfe. Ndagira mubwire ko kubw'imbabazi z'Imana nizo zatumye ibiro bitero bya dayimoni bitarakwishe, nibyo byatumye ibitero by'umwanzi byaragusize, ni kubera imbabazi z'Imana. Haleluya. Ntabwo ari uko Satani asigaye yarabaye mwiza, ntabwo ari uko yihannye, si uko yakugiriye impuhwe, si n'uko yagutinye, ahubwo ni uko umugambi w'Imana kuri wowe ugikomeje. Umugambi w'Imana kuri wowe abantu bashaka kuwurangiza ariko ntibazabibasha. Satani yashaka kuwurangiza ariko ntazabibasha, kugira ngo nkubwire ngo wowe ikomeze ku Mana, kubera ko igirinda umugambi wayo. Hanyuma izi ntumwa zari zasigaye ziri kumwe n'ikivunge cy'abantu. Ikivunge cy'abantu kibagose cyari cyinshi, abantu bari benshi, basagaga 20,000, bari benshi cyane. Hanyuma intumwa ntabwo ari ubwa mbere zari zigiye kwirukana abadayimoni, zari zisanzwe zibirukana. Yesu yajyaga azituma, akaziha ububasha, akaziha ubushobozi, zikagenda zikabirukana, zikabashushubikana. Ariko uyu munsi none zari n'intumwa 9 ariko Yesu adahari. Hanyuma babazanira uyu mwana utewe na dayimoni, arabasuzugura baca amazi. Ngo noneho bigeze abantu batangira kubannyega, babahindura zeru, batangira kubagisha impaka ngo mwe ntacyo mushoboye, muri feke. Intumwa zihahurira n'ibibazo bikomeye. Ariko kuko Yesu atazigera aterera nabi, aho byari bigeze bagiye no gukubirwa, ngo Yesu barahageze. Babonye Yesu ngo n'ubundi mwebwe sinamwe twashakaga, ngo barirukanka basanga Yesu. Wise wongera uvuga ngo bariya abigishwa banjye mwabagishaga impaka z'iki?
ngo se w'umwana aravuga ngo mfite umwana we utewe na dayimoni yamuteye kuva kera akiri umwana, amubiza ifuro akamukubita hasi akamugagaza akamutura mu mazi no mu muriro kugira ngo amwice. None namuzaniye abigishwa bawe byabananiye, none rero ndakwingiza nawe niba ubishobora mukize. Yesu aravuga ngo uravuze ngo niba mbishobora, aravuga ngo byose bishobokera uwizeye. Hanyuma abantu bari benshi ngo wa mudayimoni ngo abonye Yesu, ikintu ushaka kuvuga, abonye Yesu ngo aramutigisa amubirisha ifuro arigaragaza. Hanyuma ngo Yesu aramubwira ngo yewe dayimoni utumva utanavuga muvemo kandi ntukamugarukemo ukundi. Ikintu ushaka kukubwira ni uko uyu dayimoni wagusuzuguye utumva utanavuga, burya nubwo yagusuzuguye inshuro nyinshi amatwi ye yumva Yesu kandi amaso ye abona Yesu. Wowe yagusuzugura ariko ntago azigera asuzugura Yesu. Yasuzugura abahanuzi benshi yabaca amazi ariko ntago azigera aca amazi Yesu. Haleluya. Wowe hamagara Yesu azarebe. Yesu ashimwe. Nagiye mbabwire ko kuri ubu ngubu Yesu yajyaga ajya ku musozi akaba atari ahantu hose, ariko ubu ngubu noneho Yesu ntago akiri ku musozi, ntago akigenda ngo abure, ahubwo ubu ngubu Yesu abera hose icyarimwe. Ntago wamushaka ngo mubure, Yesu ahoraho kandi Yesu abera hose icyarimwe. Haleluya. Aravuga ngo yewe dayimoni utumva utavuga muvemo kandi ntukamugarukemo ukundi. Ndagira ngo uyu munsi uyu mwanya Yesu yirukane dayimoni zari zarakwaritsemo, zari zarakugize agatobero, zari zarakugizeho ububasha si gutwara uko zishaka. Uyu mwanya ndakwaturaho imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu kugira ngo izi dayimoni zikuvemo kandi ntizizakugarukemo ukundi. Dayimoni zateye abana bawe zibavemo ntizizabagarukemo ukundi. Hari ukuntu dayimoni zitera abana bakananirana ntacyo babuze, abana bakiga hanze bakanywa ibiyobyabwenge bakananirana rwose bagapfa ubusa. Ugasanga urugo rugiye gusenyuka ntacyo rwari rubuza, abantu barurimo ni beza bafite ubwenge, ariko kubera ko ino dayimoni yabateye itumva itanavuga, ugasanga rwose byaranze. Dayimoni itumva itavuga aba ari dayimoni mbi cyane. Dayimoni mbi itavuga ikagutera rwose, ugasanga ibyaha wari wararetse byaraguteye, ibintu wari ubonaga bikubihiye byarakuryoheye, watewe n'iyi dayimoni itumva itavuga. Ariko uyu munsi uhamagare Yesu arakwitaba mu izina rya Yesu, aramwirukana. Nta nubwo byasabye isogonda ngo amaze no kumwirukana ngo dayimoni yahise atigisa umwana amukubita hasi amubiza ifuro, wagira ngo umwana arapfuye. Namubwire ko ibintu Yesu yirukanye bijya bisiga ibintu by'ibikomere, ukagira ngo umuntu arapfuye, ariko burya nta muntu upfira imbere ya Yesu. Namubwire ko abantu bakwishe utarahura na Yesu ntago bakikwishe warahuye nawe. Dayimoni zakugize agatobero zikagushuzugura utarahura na Yesu ntago ziri bukwice kandi wahuye nawe. Yesu ashimwe. Ngo hanyuma binjiye mu nzu, za ntumwa abigishwa baramubaza wowe ubigira inshuti, igihe twamwirukaniye amasaha menshi akadusuzugura, wowe ubigira inshuti? Yesu arababwira ngo bene uwo uriya mudayimoni utumva ntanavuge nta kindi kimukuraho uretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Zino ntumwa ziri kumwe na Yesu ntago zajyaga ziyiriza ubusa. Bigeze no kuzirega baravuga ngo intumwa zo zitiyiriza ubusa. Aravuga ngo umukwe yakiri kumwe n'umugeni ntiyiriza ubusa. Reka haravuze ngo ubwo bari kumwe nanjye kandi ari njye mbaraga zabo ntago bakeneye kwiyiriza ubusa. Njye ndi kumwe nabo ntago bakeneye kwiyiriza ubusa. Kubera ko iyo twiyirije ubusa twegerana na Yesu. Yesu nashimwe. Rero ndagira ngo nkubwire wowe uri kunyumva, hari abadayimoni batazirukanwa n'indirimbo,
hari abadayimoni batazirukanwa n'ibihimbano by'umwuka, hari abadayimoni batirukanwa n'uko bajombye za Bibiliya, n'uko wazanye igitero cy'abahanuzi, birukanwa n'uko abantu bari kumwirukana basenze biyirije ubusa. Haleluya, Yesu ashimwe. Nagira nkubwire ngo hindura uburyo wasengaga, hindura uburyo wasengaga, ufate umwanya usenge wiyirije ubusa, utariye utananyoye, izo dayimoni zizaguhunga mu izina rya Yesu. Sinitaye ku gihe zimaze n'imbaraga zifite naho zaturutse. Shuka ko wazitumweho n'abapfumu bakomeye, shuka ko zikomeye zihambaye, ariko nubwo zikomeye, hari yavuze ngo koko ingabo za Satani zirakomeye, tutanafite umwami Yesu zaduhindura. Ariko yababwire ko Yesu ikintu gitangaje, Yesu arahari. Yesu ntabwo ari nk'abategetsi bavuga ngo twagiye mu manama ku karere ngo Yesu ntajya ajya mu manama, Yesu ntajya ajya muri pose, Yesu ntabwo ajya afata konji, Yesu ntabwo ajya aruha, ntabwo aryama, ntasinzira, ahora ategereje abana be ngo bamusanga bakenure. Haleluya. Nagira nkubwire ngo abo badayimoni bari bagiye kwangaza urugo rwawe, senga wirije ubusa baraguhunga. Abantu ubona bati abadayimoni bateye mu bana bawe, umwana bakamwishyurira amashuri akajya kwiga hanze akavayo yarishwe n'ibiyobyabwenge, ukabona abana babaye dayi barananiranye, senga wiyirije ubusa wirukana izo dayimoni. Dayimoni ziragusuzuguye, bizinesi yawe irangiritse, abarozi barakurogeye iseta wagira ngo iranuka, abantu ntibakiyireba. Senga wiyirije ubusa, izo dayimoni zirahunga. Satani yaragusuzuguye, usigaye usambana, wari warihanye, usigaye wiba, usigaye ukora ibyaha ndengakamere. Uyu mwanya ongera usenge wiyirije ubusa, abadayimoni baraguhunga. Haleluya. Nagira nkubwire ngo hari abadayimoni rwose, abadayimoni badakurwaho no kuba ngo wabirukanye, ngo wateye induru. Uzatera induru, niyo ushaka uzazane na vuvuzera ntibazagenda, ariko hari ikintu kimwe kizabajyana. Yesu ahantu yari atandukaniye n'intumwa ze, we bajyaga bava mu ivugabutumwa akarara asenga, zo zaryamye, yari afite imbaraga zidafite. Haleluya. Ariko ndagira ngo nawe uhindure uburyo wasengaga, uhindure uburyo wasengaga. Iyo aduyi akunaniye uhindura strategy, ugakora reorganization, ukareba uburyo uhindura uburyo bw'imirwanire. Nawe rero uburyo bw'imirwanire ugiye gutangira gukoresha ubu ngubu ni ugusenga no kwiyiriza ubusa. Rero ubwire ngo ntabwo ukeneye abanyamazengesho baba bahatari, ntabwo ukeneye abanyempano bateye ubwoba. Ukeneye ikintu kimwe, kwizera Yesu ukanasenga wiyirije ubusa, hanyuma ibyo bintu nawe bizakumvira mu izina rya Yesu. Yesu yaravugaga ngo umuntu unyizera azakora ibirenze ibyo nakoze. Hanyuma ndagira nkubaze ngo agasuzuguro ka dayimoni kuri wowe kari kageze ku ruhe rwego? Kari kamaze imyaka ingana iki? Cyamunara yari iri kugukomangira, ubu ibintu byari bigukomeranye, ibyaha byari bikurembeje, waranditse mu makarine urasinya kutazongera kubikora, ariko urongera. Ariko uyu mwanya senga wiyirije ubusa, uhamagare Yesu, mubwire ngo ndananiwe, ariko none ngwino untabare. Urabona amaboko ye. Hanyuma reka dusenge, reka dusenge. Wowe ugiye gutangira guhindura uburyo bwo gusenga, Imana iguha umugisha. Ariko mbere yo gusenga wirukana dayimoni, banza usenge wirukana ibyaha biri muri wowe, wumva umutima utakigucira urubanza, kuko ijambo ryaravuze ngo iyo umutima utagucira urubanza turatinyuka. Nurangiza usenge. Hari abantu bigeze gusenga bajya kwirukana dayimoni ari abanyabyaha, dayimoni yarabakubise abaciraho imyenda basohoka bakozwe n'isoni. Ariko wowe uyu munsi fata umwanzuro, wirinde icyaha n'igisa nacyo, usenga Imana. Kandi no mu gusenga wirije ubusa, abantu bajya babasha gutsinda kamere. Iyo mujinya wakunaniye uzashirira mu gusenga no kwiriza ubusa. Iryo rari ry'ubusambanyi ryakurembeje rizakurwaho no gusenga no kwiyiriza ubusa. Izo nzangano, ayo mashyari, ibyo bintu byose, uko kwibyo byose, senga wiyirije ubusa, Imana ikubature. Reka dusengane. Imana ndagushimye
ko utwunguye ubundi buryo bwo gusenga kandi twiyirije ubusa. Ndakwinginze rero tugirire neza, utubere Imana, utubere impamba, ukuboko kwawe kwiza Mana kubane natwe. Urakoze rero kuko uri Imana yumva, kandi urakoze kuko uri Imana ishobora byose. Ineza yawe niganze, kandi uyu mwene data dayimoni yari yarasuzuguye, reka umushoboze gusenga, ajya agambirira gusenga yiyirije ubusa, agasoza ataranatangira gusenga, ngakumva ngo acitse intege, ngakumva ngo mu kanwa huzuyemo amazi, ariko musabiye imbaraga, mwatuyeho imbaraga, nabishobore mu izina rya Yesu. Urakoze kubimushoboje Kristo, mu izina rya Yesu urakoze.